mwebwe mushinzwe imiryango, aka kanya muri kubona abantu bari kugenda bagera aho bajya kwicana, naha ngaha bihera kubera ko umwana wacu w'iki gihe nta muntu umukosora. Karen wants that's what her boyfriend said. Biragula piru. Leila wants your boyfriend said. Mwana alayira bakwana balabe bulabi. Mwahisemo neza gukora subscribe kuri KGTV Rwanda. Uyu munsi tukaba twuje igihumbi cy'abasubscribers. Komeza rero ukoresha ya like na comment iniba ukunda ibiganiro tukugezaho. Uyu munsi rero twongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku ngingo ikomeye cyane. Ese urubyiruko rwacu ninde wo kuruzahura mu manga ruri kwijyanamo, cyangwa se ninde uri kureberera uru rubyiruko urw'ubu ngubu? Kora rero subscribe, reka tubanze turebe ino video y'aba bana, hanyuma tuze kongera kugaruke tuyiganireho ndetse tunungurana ibitekerezo. Biragula piru. Leila wants your boyfriend said. Mwana alayira bakwana balabe bulabi. Karen wants that's what her boyfriend said. Biragula piru. Leila wants your boyfriend said. Mwana alayira bakwana balabe bulabi. Karen wants your boyfriend said. Mwana lo fresh. Rebecca wants your boyfriend said. Cyane bintu byanjye. Zach wants your boyfriend said. Baby sagala kulumya cyagala cyonna nsaba. Anna wants your boyfriend said. Mwana mpako. Kat wants your boyfriend said. Wasante zange naye toyaga kupa ku magulu. Mama. Leila wants your boyfriend said. Gambe mjasigalide mposa tese konzivuka. Karen wants your boyfriend said. Onzira muddi. Beck wants your boyfriend said. Na oli mtono nnyo olimpa. Hiba wants your boyfriend said. One on my own rehearsal. Joan wants your boyfriend said. Mwana nkwelekere. Nazo ni imbyino ubona urubyiruko rw'iki gihe kugira ngo rwamamare rukoresha kugira ngo rukurure aba attention cyangwa se attention seekers. Tukibaza ngo aho igihugu cyacu kirerekeza he na bene urubyiruko ntawo ukosora. Nyuma rero yo kureba ino video, iyi ni video y'abana bo mu gihugu cya Uganda, abatumva ururimi rw'ikigande cyangwa se ururimi rw'abaturanyi mu gihugu cya Uganda, barimo bakora challenge yitwa ngo once my boyfriend said, aho bagendaga bavuga ibintu by'ukuri biteye isoni. Hanyuma ni nkuru cyane yagarutsweho cyane mu gihugu cya Uganda, ndetse ababyeyi bagiye batandukanye barabyamagana. Gusa nyuma yaho abana baza gusaba imbabazi, na video nayo turaza kwibereka. Ariko tukakwibaza aba bana b'uyu munsi bari gushaka kuba aba social influencers cyangwa se social media influencers, aho bashaka kwamamara kuruta uko bafokasinga cyane ku bijyanye n'amasomo. Uyu munsi imbuga nkoranyambaga buri muntu wese afite uburenganzira bwo gutanga igitekerezo cye, ni byiza. Ariko aba bana batararangiza amashuri, ubundi bavuga ko ngo bajyaga batubwira, hari umwarimu wigeze kutubwira ngo ubundi iyo utararangiza amashuri buriya nta n'igitekerezo watanga. Mu gihugu cy'Ubushinwa bashyizeho itegeko ko umuntu wese w'umu influencer wo kuri YouTube cyangwa se izindi mbuga nkoranyambaga, cyane cyane igihe utafite degree runaka utemerewe kujya gutanga igitekerezo, kuko ngo nta gitekerezo cy'umuntu utarize. Ariko mu gihe twebwe tutaragera kuri uru rwego, abana b'iki gihe ninde uzabazahura mu bibazo biri guterwa na social media? Umwana aho kugira ngo afokasinge ku isomo cyangwa se afokasinge ku kintu, talent ni byiza umwana kuba yakwerekana impano, ariko se iyo mpano igenzurwa nande? Ninde uhari kugira ngo agenzure uwo mwana ye gutwarwa cyane na social media? Aho usanga abana b'abakobwa cyangwa se abana b'abahungu bumva bashaka kumenyekana kurusha uko bamenyekana mu bijyanye n'amasomo. Twiga hari umuntu umwe, ni ubungubu ni doctor, yari umwana w'umuhanga pe, ariko ntabwo bashobora kumusanga kuri ibintu bya social media. Kuba rero umuhanga ntabwo bivuze kuba uri content creator, reka mbyite gutyo. Ariko urubyiruko rw'iki gihe turi kwishora cyangwa se ruri kwishora mu bintu bijyanye na social media, aho umwana ashobora kugenda kaniyambika ubusa kugira ngo yamamare. Ibi tukongera tukabigarukaho twibaza ngo ese aho minisiteri ishinzwe uburere mbonezagihugu cyangwa se uburere bw'umuryango, ese abo bari gukora inshingano zabo?
ese izi mbuga nkoranyambaga ko mbona zigiye kudutwara abantu b'ejo hazaza, ninde uhari kugira ngo akosore izi mbuga nkoranyambaga cyangwa se zishyirwe ku murongo? niba umwana agiye kuri social media ukabona ari kubyina imbyino zidahesheje umubyeyi we icyubahiro, umubyeyi agasapotinga, ntihagire umuntu umubaza, ugasanga ngo ni imbyino zigezweho, ni talent, ni byiza kugaragaza talent, ariko se buriya umwana agaragaje talent yaraba yanize, buriya hari icyo bitwara? kuko biteye agahinda, biteye n'isoni kubona umwana w'umukobwa ajya hariya akavuga amagambo nyandagazi nk'aya ngaya, ngo rimwe ngo umuhungu wanjye yigeze kunsaba ko turyamana, ngo niturangiza kubikora ngo ugure ikinini, ngo like umwana w'imyaka 13, 14, 15 agakora ibyo bintu. Social media birihuta, ntihagire n'umuntu n'umwe ubivugaho. Biri mu gihugu cy'abaturanyi, ariko na hano mu Rwanda hari ibimenyetso bihari ko haramutse hadakumiriwe bene ibi biganiro cyangwa se izi social media kugira ngo zishyirweho ingamba zihamye zo kugira ngo zirinde runo rubyiruko rwacu ibibazo, twazisanga habi nta no gukosora guhari cyangwa se nta no gukosoka guhari. Twakwibaza rero, umubyeyi uri gufasha umwana wawe kugira ngo azavemo umuntu ukomeye, cyangwa uri gufasha umwana wawe kugira ngo azabe ikirumbo cy'ejo hazaza? Ukwiye kureba umwana wawe, ese muri kumwe? Ese kuba umusiga mu rugo ukagenda ukajya muri business, ese aho ngaho ni harera Imana? mubyara Imana, muri kubyara kugira ngo hazarere Imana? Urubyiruko cyangwa se rw'iki gihe mwararutereranye, tubimenye rwimenye. Biteye agahinda kubona ubu ngubu nta muntu uhari ushobora kubaza abantu bana, cyangwa se uri kugira nimureba na video yindi ni y'abana b'Abanyarwanda. Hari umwari rwose yabyina neza, agira gute, ngari gushaka kwamamara cyane abicishe ku muhanzi akunda, hari buze kumentioninga hano. Ariko tukibaza ngo ibintu biramutse bikozwe hariho umuntu ureberera inyungu z'aba bana, aho ntibyatanga umusaruro kurusha uko umwana agenda akajya kuri kamera agakora ibyo akora nk'ibi ngibi biteye isoni, ntihagire n'umuntu n'umwe ubimubaza. Ikibazo sosiyete yacu tugezemo ubu ngubu ni uko umuntu ushaka kwamamara wese azira mu kintu cy'ibi ngibi biteye isoni. Reka mbyite gutyo, niba nshaka kwamamara njye muri ahantu runaka niyambura ubusa, ubwo ndamenyekanye, kandi platform irahari kugira ngo nkore ibyo bintu ntihagire n'umuntu ubimbaza. Dukwiye rero kwibaza ngo ese mubyeyi, ese guverinoma cyangwa se leta, mwebwe mushinzwe imiryango, aka kanya muri kubona abantu bari kugenda bagera aho bajya kwicana, naha ngaha bihera kubera ko umwana wacu w'iki gihe nta muntu umukosora uhari, nta muntu ukosora umwana uhari kugira ngo uyu mwana amenye ngo ese nditwara gute, society ndimo imeze ite, nditwara nde kugira ngo mbane neza n'abandi bantu. Uyu mwana iyo akuze gutya akuriye muri iki kintu kimeze nk'aho ari ukwigenga cy'ikigenge, ni wa mwana ukura ntabwirwe. Umwana w'iki gihe ntakibwirwa, ntacyumva, uramubwira ukabona rwose ntateze no kukumva. Kubera iki? Mwarimu ntagihabwa agaciro ngahana umwana, umubyeyi nawe umubyeyi ubwe ku giti cye ntiyemerewe guhana umwana, ngo namuhana umwana afite uburenganzira bwo kujya kurega kuri RIB cyangwa se izindi nzego, umubyeyi bakabanza bakamushyiramo mbere y'iperereza ari uko ritangira. Abana turi kurera gutya ntabwo turi kurera abana, turi kurera amabandi, turi kurera ibirumbo. Bano mwese muri mu nzego runaka iwanyu ndabizi neza, mwagiye mucishwaho akanyafu cyangwa se mwagiye muhanwa mu buryo runaka. Si ngombwa wenda gucishaho umuntu akanyafu, ariko at least igitsure buriya kirakora. Ariko umwana w'iki gihe uramushyiraho igitsure akajya kurega ngo kanaka ngo yambwiye nabi ngo byagenze gute, yaba umwarimu akabigenderamo cyangwa se umubyeyi nawe akaba yabigenderamo. Dukwiye rero kureba ejo hazaza h'igihugu, hato tutazisanga mu manga tutazikuramo. Mukomeze rero mukore subscribe kuri KGTV Rwanda. Reka tubanze turebe nino video y'aba bana basaba imbabazi, nubwo bamaze gusaba imbabazi ariko bamaze kujya hanze, ndetse na misiyo bari bafite bo ku giti cyabo bamaze kuyigeraho. Reka tubyite gutyo, reka turebe ino video.
out of the school bus because we are off for holidays. We are really sorry. Our dear parents, we are really sorry. yes, nyuma rero yo kureba bano bana basaba imbabazi, tuje tugira inama bano bana cyangwa se urubyiruko, mwikwishinga imbuga nkoranyambaga. Imyaka muri uyu munsi iri like hari igihe mu myaka 20 izaza uzaja wicuza ibyo wakoze mu myaka yahashize. Wikiteranya rero na rubanda cyangwa se wikwiteranya nawe ubwawe n'umutima wawe. Aka kanya uri kubikora kubera ko utaraba umubyeyi, ariko umunsi uzaba umubyeyi abana bawe bakazajya bajya ku mavideo wagiye ukora hano wambaye ubusa cyangwa wandavuye, bizaguteza ikibazo. Komeza rero kore subscribe kuri KGG TV Rwanda, umuryango mugari ukomeze kwaguka. Je rero ni Jean d'Amour kwihangana.